rero abantu bankurikiye gukora ibyapa bifite amafaranga menshi kubera ko impamvu Brother Sam nabivuga njyewe iyo nicaye ngiye nkunda kwamamaza na posting ibyo nkora umuntu arambwira ndashaka ko unkorera icyapa cya Meterizinizi nkamubwira mpa amafaranga nkakidesigninga nkahita njya kuri printing house yamaza biprintinga nabo bakeneye amafaranga yo kabishyura amafaranga yo makeya ukohereza icyapa ukabona amafaranga by'ifaranga byinshi wamuciye usibye gukuraho wenda umusoro murabizi ko na bibiri dukangura gusora ugasora IBM warangiza ukishyura wandi wakwemprimiye ugaha umukiriya icyapa cyiza cyane rwose kandi wakoresheje imashini yonyine nubwo bumenyi bwonyine akuye muri IBTC rero turagira ngo abantu n'ukuri babikorere research babitinyuke babirebeho hari gihe bahita twumva ngo ni ibintu byakorewe hanze ni ibintu by'abazungu bakomeye ni ibintu nyine by'ibitanga oya ibyo bintu turabyigisha muri IBTC kandi kubyigisha ntabwo bifata igihe kirekire ni igihe cy'ukwezi konyine umuntu yanabyiga yibereye kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa aho ari hose ku isi aba publication twagize umugisha wo kwakira muri IBTC turabigisha bakora ibyo bintu bakabikora muri institution zabo twagize umugisha ukomeye wo kwigisha National Police Department ishinzwe media baraje rwose turabasavinga neza turanakorana rwose ibigo byinshi bya leta n'ibindi byikorera turakorana baraza bakiga kuko ni byiza ko akugira ngo mwishyure umuntu wo hanze uwo mu designer ubaca amafaranga menshi ni byiza ko muri institution yanyu habamo umuntu ushinzwe iyo post akabikora neza mu bigo by'itangazamakuru baba bakeneye umuntu ushinzwe social media no gupostinga no gukora ama branding mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho gufotora no gukora film nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa n'abakozi b'amateleviziyo niba rwiyemeza mirimo bafite n'ibindi byinshi bakora abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302 umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya kandi byose biri online. Murakoze cyane nitwa Daniel Byiringiro nturutse mu kigo bita IBTC Film and Design School cyangwa se Innovation Business Technology College ikigo kigisha imyuga y'ubumenyi ngiro mu gihe gitoya bizwi nka short courses bifasha abantu kujya ku isoko ry'umurimo vuba na masomo kandi yo mu buryo bwa digital na masomo y'ikoranabuhanga abantu batasobanukiwe ari benshi cyarimwe cyangwa se tutahise dutahura ibyayo ariko ubu biri kugenda byigaragaza uko ikoranabuhanga rigenda rizamuka ukamenya ko gufata video ari umwuga mwiza ukamenya ko gufotora ari umwuga mwiza ukamenya ko gutunganya video ari umwuga mwiza wanakoreshwa mu buryo bwinshi harimo n'ivuga butumwa mbese ukamenya ko biri mu byiciro byinshi kandi ari amasomo meza y'igihe gitoya kandi yadufasha kuzamuka ku isoko ry'umurimo. Reka mukozi w'Imana kandi mwarimu wigisha iby'ubuhanga iby'ubumenyi ngiro uyu munsi uratuganiriza uratwigisha iki? Murakoze cyane mukozi w'Imana Sam. Turashaka kuvuga kuri ndi somo dutanga kuko twashimye ko tutaza tubwira abantu ngo twije gufotora tuje gukamera nyine tubivuge kugira ngo abantu babisobanukirwe neza. Twashimye ko twagenda isomo kurindi kugira ngo n'umuntu azabishaka tuzamwumvisha ama episode yose ariko twarabisobanuye neza. Yego. Mu myuga rero twigisha hari undi mwuga bita gukora design
cyangwa se kudizayininga. Kudizayininga se no ni Ikinyarwanda. Ariko ni ugushushanya, kuko tugiye kure icyo bita Adobe Illustrator, kandi kure ibyo bita ama illustration. Yego. Illustration ni ibishushanyo. Sibyo, siko bivuga ubwo ngubwo. Niko bivuga. Ni ubugeni bushingiye ku bishushanyo, ariko naho turabijyana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yego. Mu magambo make, abantu bakurikiye Life Radio ahantu hagaze nahita areba icyapa kihari. Icyo cyapa gihari hari umuntu wakidesigninze. Rero ibyo nitwigisha kubikora. Noneho ahita areba nk'ingofero yambaye, arebe amagambo yanditseho, cyangwa se nk'umupira yambaye arebe logo cyangwa se ikirango kishushanyije wenda cy'ikigo runaka. Yego. Hari abantu badesigninze icyo kirango. Ku bantu bari hafi ya ADPR barebe logo ya ADPR. Kuriya tubona inuma, tubona n'utundi tuntu birimo bifite umuntu wabidesigninze. Yego. Ubundi muri design turavuga ngo you dream it, we design it. Nukuvuga ko udreaming ikintu cyangwa se mu nzozi zawe uvuga ati ndashaka ko nakora ikintu kimeze gutya, noneho bagahita bagishushanya bakakidesigninga. Ibyapa byamamaza igiterane, korari igiye kuzakora launch, umuhanzi agiye kuzakora launch, bira ari ama posters bashyira kuri social media, bayakora gute? Nibyo tugiye kuvuga aka kanya. Amabandiro no byapa binini cyane mu mona bimanitse ku mihanda, babikora gute? Nibyo tugiye kuvuga. Kandi ubwo ndagenda mbajyana muri detail mbere y'ukuntu umuntu ashobora kubikora kandi ukoresha imashini yayo yonyine, hanyuma umuntu ukamuderivaringira icyo cyapa cye kinini kingana metero zingahe. Kubera iki? Wakoze ku giti cyawe nk'umudesigner, ariko nyuma yo kudesigninga hari icyo bita printing. Printing rero haba ari amazu ashinzwe guprintinga cyangwa se kwempurima bya no designinze. Printing no kugira ku printinga bya bintu washushanyije ngo babibone, no kubishyira ku mpapuro cyangwa se kwibyo bibana cyangwa se ibyo ni ibintu bimeze nk'ibishitingi. Ubwo nambaraza ikiganiro mbivuga ikisobanuro mbivuga, ariko hakaza icyo bita branding no kugira guterera. Ku branding no kubimanika ahandi, kubidarapa ahandi. Tuvuga ndashaka kugitaka ahangaha, abantu babona kuri hoteli nziza ya Dove, babona ibyapa ugitangira kwinjira mu marembo ukagenda abona ibyapa bihari. Nibyo bita ku branding, kubibamba ahandi. Nicyo kimwe no kubibamba ku rukuta rwa Facebook, rwa Instagram, rwa YouTube, bya bindi nyine na online uko ubona hateguye. Rero ibyo bintu bifite amafaranga, birumvikana rwose. Uranyemera amafaranga mbivuge ko bishoboka rwose, birumvikana. Ikindi bigira uruhare runini cyane mu kwamamaza ivugabutumwa. Kubera iki? Abantu bajya babona utwapa turiho twaje byonyine ngo Yesu ni umwami, agahita ashyiraho wenda verse biblique bigaragaza, ukabona akantu wa postinga keza, ukabona akantu karyoshye. Yego, ntago bigarukira aho ngaho, ahubwo abantu invitation, gukora invitation niho bazikorera. Ama save the date, ubwo ni kwa kundi guteguza ubukwe bugiye kuzaba. Yego. Ikintu cyose ujya gutegura naho ngo bagikorera. Rero iyo software yitwa Adobe Illustrator ishinzwe gukora ibyapa, gukora ama design y'ibyapa. None si Adobe igurirwa he? Adobe hari ikigo gikomeye ku isi cyitwa Adobe Creative Cloud. Nibo baba barakoze izo software, nkuko tuzi hakozwe Microsoft Offices. Zino application dukoresha mu biro nyine, Word, Excel, murabizi ziradufasha kwandika amabaruwa, gukora ama Excel, ama sheets, sibyo? Gukora Microsoft Access, ibyo bita database. Noneho haje nicyo kigo cyitwa Adobe Creative Cloud gikora izo za Adobe zose. Ikora amajwi, ikora ibyapa, ikora ama video, naho izikorera. Rero ku ishuri, kuko tumara kwigisha abanyeshuri nezo tubigishirizaho, tuba tuzifite umunyeshuri usoje kwiga iwacu, tuyimuha mu mashini akajya gukorera amafaranga. Nta kibazo rwose, iyo ni package twongeza umunyeshuri amaze kwiga iwacu. Rero abantu bankurikiye, gukora ibyapa bifite amafaranga menshi. Kubera ko impamvu Brother Sam nabivuga, njyewe iyo nicaye ngiye nkunda kwamamaza na posting ibyo nkora. Umuntu arambwira ndashaka ko unkorera icyapa cya meterizinizi. Nkamubwira mpa amafaranga, nkakidesigninga,
hahita njya kuri printing house yamaza biprintinga nabo bakeneye amafaranga yo ukabishyura amafaranga yo makeya ukohereza icyapa ukabona amafaranga by'ifaranga byinshi wamuciye usibye gukuraho wenda umusoro murabizi ko na bibiri dukangura gusora ugasora IBM warangiza ukishyura wandi wakwemprimiye ugaha umukiriya icyapa cyiza cyane rwose kandi wakoresheje imashini yonyine nubwo bumenyi bwonyine wakuye muri IBTC. Rero turagira ngo abantu n'ukuri babikorere research babitinyuke babirebeho hari gihe bahita twumva ngo ni ibintu byakorewe hanze ni ibintu by'abazungu bakomeye ni ibintu nyine by'ibitanga oya ibyo bintu turabyigisha muri IBTC. Kandi kubyigisha ntabwo bifata igihe kirekire ni igihe cy'ukwezi konyine umuntu yanabyiga yibereye kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa ahari hose ku isi aciye mu buryo bwa online bwa buryo bwa online twashyizeho aciye kuri y/IBTC/e-learning.com. none umuntu aramutse ashatse kubyiga vuba vuba nebura igihe bitajya munsi n'igihe kingana iki n'ukwezi konyine yaba bimenye ukwezi yaba bimenye yiga amasaha 2 ku munsi aje iwacu. Ubwo mana ibintu byacu biraryoshye ariko ubwo abantu badukurikira bajye bahita baduhamagara kuri 0784 16 nubwo turaza kubivuga mu buryo urambuye ubundi noneho nyotewe irindi somo tuzavuga ubutaha ndaza kubivuga nsoza. Adobe Illustrator niyo ikorana n'amaplan y'amazo amaplan y'amazo bitandukanaho gatoya hari ibyo bita Archicad niyo ikora ibyo bita ama 3D ishushanya amazu ariko Illustrator igira uruhare nayo gukora ibyo bintu mu gukora ibishushanyo byayo by'ibanze. Archicad yo yabigenewe kuko ihita ikora iyo plan ako kanya neza ariko na Illustrator irabishushanya. Ikindi ntavuze Illustrator ikora mujya mubona hari ibyo bita infography ibyo bita mujya mubona ng'ikigo kibarusha mibare ngo hazamutse ibi n'ibi ngo 30% ngo kwijana ujye ubona nk'amaraporo asohoka gutyo ikora rero niyo Illustrator nikora ama infography tuvuge nk'urugero abantu bafite ibigo aba public relation b'ibigo runaka abantu bakora mu mishinga itandukanye mukene kuzamukora infography nziza kandi ukore muri Adobe Illustrator nk'uwabyize neza biba bidesigninze neza biba bigaragara neza biba bifite umucyo mwiza ni ibintu bifite amafaranga abantu bambabare bakore research ku kintu cyitwa Adobe Illustrator no gukora ama papers cyangwa se ama posters kugira ngo umuntu ashobore gukurikira neza ayo masomo nibura agomba kuba afite amashuri angahe kugira ngo umuntu akomeze ashobore gukurikirana ayo masomo amashuri yose yaba yarize. Impamvu tubivuga ni iyi twabonye ubuhamya kandi tubona ibintu bishoboka mu by'ukuri kuko amasomo yacu aba ari Ikinyarwanda kandi 90% aba ari pratique. Hari igihe hari na amaprograme tujya twakira y'abantu batagize amahirwe kwiga amashuri menshi ariko cyangwa se bacikirishirije atazi no gukoresha imashini yewe akaza yasuri y'imashini ayifata yicuritse atazi naho bakanda. Nubwo tuvuga ngo twigisha ukwezi kumwe abo bantu nk'aho ngabo ushyiramo no kubafasha kuko ugomba gutanga package yuzuye ukamarana nk'amezi 2 kuko abanje kumwigisha uko imashini ikora ukabanze kumwigisha ukuntu basevinga ukuntu imashini bakontorora suri kuvuga ngo ubanza kumwigisha imashini muri rusange noneho yageze kuri bya bintu byacu by'umwuga nk'iyo Illustrator gukora icyapa abikora nk'umuntu rwose uri kurota imashini aba yarayimenye mfite ubuhamya rwose bw'abantu baje afata sura yicuritse batangira ubuhamya babikora neza. Rero nta kigero cy'amashuri yaba kuko biri mu Kinyarwanda ibintu byacu twabikuye mu Cyongereza cy'abanyamahanga tubishyira mu Kinyarwanda cyiza gitomoye umwarimu tuvugana kandi ahangaha aka kantu n'urwembe rurakata aka kantu n'agapeni turu kagenda gutya bituma bihindura ku rundi rupapuro ni ibintu bisanzwe. Imana go mugisha ama invitation niyo bayakorera. Imana go mugisha ndi kubona kuri telefone barimo gukomanga batireka tumubaze duhamagare kuri 0725 6922228 maze ubundi uvugane na mwarimu hariya kuri IBTC niba ufite amatsiko niba ufite icyo umusaba niba ufite icyo umubaza utasobanukiwe neza niba uri kumubaza
ese bishyura amafaranga angahe ku mwaka niba ari ku kwezi gutyo Imana igumugisha ariko wakomeza ukatubwira ariko ubwo turanakira telefone narengeze ku cyama invitation pe rwose aba bene data badukurikiye murabizi iyo ubukwe bwageze isezerano ryasohoye ry'ubukwe nta invitation ugomba kuzikora byanze bikunze yaba izo utanga kuri social media abapostinga yaba izo ukora bazatanga mu byo buri hadi urazikoresha rero abantu bamenye ko bigira amafaranga. Allo turabumva neza ni amahoro byagendaga yego byagendaga mwakuri iki kiganiro mwatubaza kubijyanye n'amasomo mwakuri iki kiganiro mwamenye ibyo turimo mwatubaza kubijyanye n'amasomo yo kwiga gukora ibyapa bijyanye n'amasomo yego wabanze tubwire witwa nde Imana Claude yego uherereye he Allo uherereye he uherereye hehe akarere ka Kirehe yego none se washaka kuza kwiga kuri IBTC cyangwa uzigira kuri murandasi Allo nyine nimero nayimeje ariko naribagiye nyine ndabyisanga niyo kuri radio none se wifuzaga nimero yo ku ishuri rya IBTC bongere bayigusubiriremo Allo karame bongere bagusubiriremo nimero y'ishuri ya telefone yo ku ishuri arakoze cyane biga ibiki n'ibiki biga gufotora gukamera gukora ama invitation biga gukamera no gufotora yego ese umuntu utarize yabifata kuko biba biri mu kinyarwanda ni pratique nta nubwo ari ibyo gusa begesha n'ubukanishi amafaranga ni 100 byonyine uje kuri promotion none se karame nta shuri ry'ubuhanzi riri aho ngaho ry'ubuhanzi ese sinjye mpabona n'abahanzi koko nabyo ni ubuhanzi nabyo bari gukora amavideo y'indirimbo z'abarokore yego pande nanjye ndafite indi mushaka kuzashobora muri iki gihe Imana iguha umugisha murakoze dukomeze yarabaje ngo ariko ubundi ni ibiki biga ntiyari yakurikiye igice turimo ni ikijyanye no gukora ibyapa no kubidesigninga cyangwa se kurema ibyapa ukoresheje software mu zo twigisha bita Illustrator, Adobe Illustrator nkuko twavuze gukora amavideo n'ibyo byapa birakorwa ubwo rero abantu babimenye mu gihe cy'ubukwe nibwo twavugagamo bigira amafaranga muzanabona nk'urugero mu bukwe tumaze iminsi mu buryo buri kugenda bugezweho ubona nk'ibyo bita pull up ni karagapapo kiriya cyapa ubona cyo gihagaze ku kantu runaka bazamura bakongera kamanura pull up ni nkaho kurura uzamure hejuru kaba kari amafoto y'abageni cyangwa se ibindi birango by'ikigo runaka gikora muzabona nko mu nama ubone hari pull up y'ikigo ivuga vision mission intego yacu ibyo dukora contact adresse bira bintu byose biba bifite abantu babidesigninze babiri inyuma mu magambo make ibi byapa ubona byaka byo ku muhanda ku mafarumasi mu mabanke mu bigo by'amashuri biba bifite abantu babikoze rero ntago ari ibintu by'ibitangaza umuntu yabyiga akabimenya uriya muvandimwe yari yifuje ko mwamwibutsa nimero za telefone nimero n'abandi badukurikiye barandika 0784 16 58 47 iyo nimero no kuri WhatsApp baduhamagara cyangwa se bakatwandikira bakunze ba Life Radio nyirango oya ni umwanya wanyu wo gushira amatsiko ukamenya yuko
nabyo tubwirwa byo kuri BTC niba ari ukuri koko niba bikora ese hari abantu baba barize uyu mwaba muzi si hari abantu byaba byarakijije mwaba muzi munakabasi yaraguze imodoka n'urugero ndikwita yego ariko waduha ingero z'abantu hari abakiriya tuba dufite twakwita bimena hari ibigo bikomeye mu Rwanda tuvuge nko duhereye nko mu turere hari abantu bita aba public relation baba bashinzwe communication mu karere cyangwa se no mu kigo runaka bari abantu rero kugira ngo batambutse itangazo rica kuri social media ry'akarere wenda meya zasura hanaha cyangwa se umuyobozi gavana zasura gutya cyangwa se tuzakora igikorwa iki n'iki hari posta cyangwa se hari icyapa kigomba kubikorwa hari aba public relation twagize umugisha wo kwakira muri IBTC turabigisha bakora ibyo bintu bakabikora muri institution zabo twagize umugisha ukomeye wo kwigisha National Police Department ishinzwe media baraje rwose turabasavinga neza turanakorana rwose ibigo byinshi bya leta n'ibindi byikorera turakorana baraza bakiga kuko ni byiza ko kugira ngo mwishyure umuntu wo hanze uwo mu designer ubaca amafaranga menshi ni byiza ko muri institution yanyu habamo umuntu ushinzwe iyo post akabikora neza mu bigo by'itangazamakuru baba bakeneye umuntu ushinzwe social media no gupostinga no gukora ama branding yego nakuri aranahari kuko murabizi ko tuba dufite banige wacu bien sûr so rero kuvuga ngo abantu byakije ngiye abantu bazansure mu mujyi Kigali aho dukorera mbere ku muntu ukorera nko muri metero imwe mu kazu gato k'i Kigali ariwo muntu bashakisha ukora ama invitation ari umuntu bashakisha ukora ibintu ibyapa ari umuntu bashakisha ukora iziranyandiko zandikwa ku myenda cyangwa se ibyo bita amantikete amantikete ni utubranding ni udupapuro dutoya bashyira ku icupa wenda rikora ikintu runaka cyangwa se ibyo kurya runaka ku mufuka bagashyiraho cya cyapa nibyo bita mantikete niho bikorera kera twatuvuga ngo netike ibyo bintu rero hari umuntu ufite ukora mu kazu nk'aka metero aparitse nk'imodoka imbere aho ngaho kandi akinjiza amafaranga byarabakije abantu babikora ndagira ngo rwose abantu bamfashe babitinyuke babigerageze kwiga ni amafaranga make uko mubizi tuba twashyize kuri promotion ni igihe gitoya nta kindi kintu bisaba kugira ngo umuntu akiteze imbere yego Imana iguhe umugisha Imana ibahe umugisha rero bakunzi ba Radio reka tegereza undi muntu umwe ahamagare maze ubundi bamusubize bamumara amatsiko ariko nabwo nataboneka turasoza kubera amasaha bagenda ariko ntitwabara kubabwira ko nubwo ibyo bintu byose tubyisha mu buryo bugaragara biri no kuri murandasi biri mu buryo bwa online online kuri internet ukoresheje laptop cyangwa se telefone cyangwa se telefone Allo Yesu nashimwe Yesu ahimbazwe ndikumva no kuri mukora ibintu byiza yego ariko nyine mwadufasha nyine mukaza kuduha nimero ko tatubwiye amazina yawe mfite yacu ni Jeannette ndi ku Kamonyi yego ariko nimero yakomeje ayitanga ndongeranye mwe rwose yo nibwo nyine ari ngifungura nuko yongera yiduhe amen yego wifuza kuzajya kwigayo Imana iguhe umugisha Jeannette ati niyo nshyira kuri radio rwose tumuhaye ikaze nimero rero yatubonaho ikigo ni 0784 yego 16 58 47 0784 16 58 47 navugaga ko ayo masomo twayashyize mu buryo bwa online mu by'ukuri turifuza ko ibintu Imana yaduhaye cyangwa se ibyiza Imana yaduhereye mu gihugu cyacu twabibyaza umusaruro internet igihugu cy'u Rwanda cyashyize ku kigero cyo hasi twese dukoresha internet dukoresha WhatsApp tugura amamega ariko amamega tugura buri munsi ntago dukwiye ko agomba kurangirira kuri WhatsApp gusa no gupostinga gusa
wakwiye kubyaza umusaruro amamega yawe ukoresha umunsi ku munsi ukaba wanakwiga mu buryo bwa online. Dore ko dukora ayo masomo nk'ibyo kwiga kweditinga ibyapa, ukanisha bwa moto, gufotora, kweditinga, twagiraga ngo abantu bazabyiga ku kiguzi gitoya ariko kandi n'ikoranabuhanga turibyaza umusaruro, tunariteza imbere na internet yacu tuyibyaza umusaruro. Ayo masomo ari kuri yego. Mwiriwe neza. Muravugana na Faustin mu karere ka Ngoma mu murenge wa Karembo. Yego Faustin. Mu by'ukuri ikiganiro cyanyu twagikurikiye pe. Nanjye binteye guhita ngira amatsiko yo gushaka uburyo mbona amafaranga kugira ngo nze kwiga umwuga. Yego. Mu by'ukuri ntabwo nari negeze numva ayo mahirwe ahantu arebe ko ntabwo nakundaga kumva radio cyane. Ariko nanakumvishe numva uvuga nka Emi Safari wo kuri Fine FM nimba muvukana. Oya ntabwo muzumvandimwe. Nukuri ukuriye neza rwose urumva ari Emi Safari ariko pe ngize amatsiko gwera muri minsi ngiye gushakisha uburyo nabona amafaranga nzaguhamagara nze nige nanjye. Nimero mwayifashe? Nimero nayifashe nayibitse. Mutwandikire tugumane. Nukuri ndi kumva rwose hari ibintu mufitiye abanyarwanda kandi byiza. Yego. Ingoma kandi turabakurikira cyane, murakoze cyane. Sani mwe mukoze. Imana igaho umugisha nshuti mukunzi. Reka rero dusoreze hano. Karyoshye nigahora mwitama. Nigahora mwitama. Imana igaho umugisha. Turabashimiye cyane. Ubutaha tuzava ku isomo tubararikire ryiza. Urabona Bibiliya ahantu bayimprimiye nibyo tuzavugaho, tuvuga uburyo design z'ibira bitabo babikora gute, mbese byo bizaba biryoshye cyane. Murakoze cyane. Uzi ko imprimiri ya mbere kwisi yabayeho ibiri by'ibitabo, amakaye mvanga ibitabo biki ni Bibiliya, nicyo gitabo cya mbere cy'imprimwe kwisi. Nicyo gitabo cyane. Urabizi muri Bible kwize rwose. Murakoze cyane sawa umugisha. Ndi Daniel Byiringiro, twavugaga ku masomo y'imyuga IBTC itanga yo gufotora, gukamera, gukora ibyapa, gukora ama video, bukanisha bwa moto, kubaka imbuga nkoranyambaga na website. Ni byinshi ariko tujya tuvuga kamwe ku kandi. Rero abantu bashaka kwiga muratugana kuri IBTC, dukorera mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 muryango wa 106. Nimero batubanaho ni 0784 16 58 47. Murakoze cyane. Reka tubasabire umugisha n'abakunzi b'iki kiganiro, tubasabiye umugisha ariko tubararikira ko n'ubutaha tuzongera tukaganana naho tugashira andi matsiko. Amen. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho nabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze.
IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagira hangaha hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.